naho. Yego we Sandrine Karame bimeze ute? meze neza Wari watinze kuza? shanda toretse ari ansige imirimo myinshi cyane. Imirimo bwoko kubwo Nari ndimo meze bimamagara nkagufasha. kiriya kimama cyawe iri kukubona sinumva byari koroha. Ko nta n'ikibazo n'ubundi ni agahe gato turi kumwe nagora turi kumwe igihe cyose. Ugiye gupfa se? Aya ntago ari ubwo. Mwese ni uratangiye kandi nibyo nje nkwangira. Ya ntukanyange kuko wamisemo mu bandi ubona ko hari n'abandi. Rero nta mpamvu yo kunyaga. Ahantu hari izuba wagira turi ntuza. Akazuba kaba gakeneye tumaze iminsi tureba ibintu by'imvura ibintu. Ako papa njye hari ibintu nashimye hano pe. Ibihugu buriya Kandi ni birebire gusa kandi muri iki gihe nta n'umuntu ukikoze ibyo bintu. bashaka utuntu tugufi mwumva gusa utabubimbwira urumva Abantu nabi wese njyangira nyine wenda nibyo bakunze. oya ujye umbwira rega mba ngomba kuzana ibintu abakiriya barishimye Ibigezweho nyine ni uko nyine ugomba kumbwira rero ubwo buriya nutambwira uziko nzabimenya Okay, no ndabikubwiye. Kandi twamabara cyangwa uzambwira tukane kuranga. ntabwo niyo gahunda kuko niwe wamenya ibyo abakobwa b'ubu bakunda Reka tuzajyane noneho mbikwereke fata ndi bigezweho ariko turiya dushati two nta kibazo. turiya ni sawa. Sandrine nashakaga kukubwira ko ngomba kuva muri iki cyaro cyacu basi nkwerekeza y'umujyi njya numva ngo mu mujyi ngo hariyo amafaranga ngo hariyo ibintu ngo nyine umuntu akora ngo akaba yabona amafaranga none sinaha ntabwo wabona n'ikiyede ngo ukore basi ubone n'icyatanu imirima y'iwacu yarambase wagira ngo sinzi mbese nanjye nabitekerejeho nk'umuntu uri gukura kandi urabizi n'ibintu n'imishinga dufitanye ntabwo binyemerera kuguma inaha ndetse ubona hari icyo twageraho mwiriwe ngumanye nawe tukirirwa inaha mu murima none se umurima niwo tuzarya. None se wimbwira igihe tumaranye ni kirekire cyane. Iyo umbwira ko uzagenda nawe kuzasha kutazamva iruhande. Ariko ibintu byo kumbwira ngo kugenda ubusuragiye ujyanye iki? Kure y'amaso ariko si kure y'umutima. Neze wumva ko mu mujyi ngiye nubwo numva ko ari kure sinzi niba nzanagerayo. Numva ko mu mujyi ngiye nzagenda nkakwibagirwa. Ndabizi iyo mugiye mujya mutwibagirwa. Ubwo niko byumva. Sandrine tuza wumve ko mu bantu nakwibagirwa ntago urimo. Kandi nanjye ntago binyoroheye kukubwira ko ndi mu bantu bagiye kujya mu mujyi sibyo? Nanjye ndakomeye. Ni ibintu bitanurutse. None se wabona iriya mihangayiko yo mu rugo basi njye nyishimiye. Kubaho mwabura buzima. Ngaho ninde ukukira ingurube ni gasore, ninde uteka ni gasore, ninde ujya kuvuma ni gasore, ninde ujya gutasha ni gasore, ninde ujya mu murima ni gasore. Ko ntabwo namwira nago ariko nako nsigaye nambara nk'umuntu uri kwitegura kujya mu mujyi. Ariko sinzi impamvu maze igihe utabibona kandi maze iminsi mbikoreka nkoreka ko muri iyi minsi ndi kwiyitaho agasuku kenshi urumva nago nkinukaho ingurube. Ntago bikinuka. Ariko nyine nabyakiye nyine ikibazo ni uko uzabona abakobwa bambara utuntu tugera ahangaha ukanyenga kandi nanjye natwambara ku bwawe. Ntukiyandagaze gutyo watwambarira iki se? Ariko nizere yuko nyine utazanyibagirwa. ntabwo uzabajyanye na mama wawe. Oya papa ituka mama tuzakihorera. Mwiriwe Gutera imbere dushaka. komere ni karibu murakomeye Ni karibu. ndi minsi se cyane sawa turaho barukomeye se nari nkomeye depo yawe sinigutera shayi depo iri aho ngaho nyine ndi gucuruza nkunguka ni gutyo biri kugenda kabisa numvishe singa ibintu bya gaze ubona amakararani wareba wasanga ntabwo biri gusubira inyuma. oya ntabwo byasubira inyuma. Numvishe buno bari kuzana iterambere amagaze ntiwareba amakara bari kubitesha agaciro. Ubundi nta bintu by'amakara bigezweho. oya amakara ahuraho sinakubwiye. Amakara si ubwo uzayakoresha. babira bya gaze burya ntabwo benshi babikoresha ariko amakara ukumva abantu benshi barayacana abakene n'abatishoboye. Gaze se none zicanwa. gaze Mwiza ahubwo zigezweho. muri viziyo baragoye wa mugabo wareba. ni ukuvuga bariya abantu batabamenyereye ibya gaze baba batinya ko zabaturikana. Ubwo se ujya ubona abantu bagura amakara?
abantu bagura amakara ni benshi ariko ntabwo ari benshi nk'abagazi yabo ni abakire nkatwe nyitwe ducana ku magazi uri umuntu nizera n'umukunzi wanjye ariko hari n'akantu nari nateguye waneguriye njyewe none se Matiya amakuru y'amakakama amakuru y'amakakama Shamakakama nanjye ntabwo mayurutse usibye ko ndi kumva ninaniriwe simbibonye nasoza irihinga riradusigamo imvune kabisa ese ubundi nta n'agacupa karimo aha ngo ninywere ko numva icyaka kinyishe ntabwo harya kwa Teresifori hari ideni mfiteyo ndabizi se ko ntarajya kunywerayo mumpamagarire gasore aza ndebe ko yanzanira agacupa mfite n'icyaka gasore mama igihe mba naguhamagaye ntabwo uri kunyumva ariko we ntabwo uzi ko umuntu aba afite imirimo myinshi yo gukora ngo ngangu no twari kugushaka ndaje papa ndaje ihute nyine papa kari nasigaye abahe yatwawe n'amashuri naramubuza na telefone yavuye niba mwarayimwatse bya bindi byanyu by'ababyeyi wapi nyine yari ku ishuri nawe tuba dushaka ikintu kimugumisha yese papa ko atayinyaga ntabwo nyine muba muri kumwe mu kazi nanjye ndi mu kazi ndayimuha telefone ntabwo ariko umubwire ko iramurangaza cyane noneho ngo bino bintu bigeze ngo bya bindi bya WhatsApp nubwo muvuga ngo birarangaza ni ukubeshya pe oya birarangaza yese ko nirirwa aha ntabwo mba ndi gucuruza neza bira bituma umwana atagira ubwenge wa mbere rakanda ajya uwa mbere se hasi kuyusi oya ntabwo sinzi ukuntu burabyagenze buriya aho gusubwire Karine ko mukumbuye cyane ndamubwira kabisa nawe yajyaga ku none se wakoze iki ndakubura umuhoro pe noza amasaha kwa mwana nturi nkunguzi ntuzaza uratuka uwo muhunguzi ko ejo bundi agiye gushaka ndi kumva ngo ndi inkunguzi papa ubonye ahantu h'umusore ari inkunguzi kanyamagambo mbese kwa Teresifori harafunguye kino gihe se yaba hafunguye harafunze se ni wowe ucururiza Teresifori bya mama na papa ari ibibazo ese papa urushaka kunuma kwa Teresifori nashakaga ngo ujye kunzanira agacupa dore se n'undi ko ndi kubona wahembutse umeze neza papa oya n'umunaniro ako papa hari ibintu nari nshaka kubabwira ngize amahirwe nsanga uri hamwe na mama kagira inkuru hari ibintu nari nshaka kubabwira ntibibe mu maraso aya ntabwo ari amaraso papa si ubundi iyo ntebe wicayeho nirakugusha nyine njye ndi kumva nahaguruka basi nkajya mu mujyi nkajya gushaka ubuzima ariko wa mwana we warasaze nta muntu ujya mu mujyi ngo agaruke ari muzima yatabaye umujura agaruka ari inzerereza oya mu mujyi nta mushiki wanjye mfiteyo nta mukuru wanjye mfiteyo yewe nta na murumuna wanjye ngirayo ibintu byo kujya mu mujyi byo oya ubwo se ninde wazajya umfasha gutabira biriya bijumba iriya mirimo yose nayikora njyenyine guma hano mfashe no kuri iriya mirimo dore ndananiwe mwese papa ikibazo ufite nicyo kugufasha umuntu wo kugufasha gutabira mwese njye nzimarira iki noneho ushaka kujya mu mujyi ubwo wasinye ko urajya mu mujyi njyewe ntabwo ari ugusinya ariko njye ndi kumva muri njye nshaka kujya mu mujyi urebye ubuzima mbamo ahangaha igihe udahari dore nk'ubu umaze igihe utari ahangaha ngo waragiye mu butumwa bw'akazi n'igihe uviriyeyo ukajya mu mirima ntabwo umereza umwanya ngo tuganire akuze ibintu mama na Korodina bajya bankorera ni ibiki se iyo udahari aba yigize marayika ngo nta kintu yakora aba yatese dore ko nduza ari nawe muhungura ngo ba muri iyo nzu basi reka nkushakire itike uzagenda nko mu byo ku cyumweru ku cyumweru gusa indwaye umva weho mu gitondo ahubwo ugenda umva uhita ugenda uzinga utwawe papa uri kumva ko mama afite ukuri uzinga utwawe mu gitondo uze kugenda ugira nyine ujye unatwohereza ko aya mafaranga ajya numva ngo habaye amafaranga ibifaranga byinshi nujya ubona nyine amafaranga utwohererezaho nyine natwe twibuke nujya ubona amafaranga ujye wiyubaka azajya kohereza amafaranga asubiza iki
natwe uzajya utwohereza kuri ayo mafaranga pataka iyo ni inama uri kumugira. natangira numva ngo ni Kigali haba ibintu byiza ujye ubigura utwoherereze. Umva ntabwo ibintu iwanjye bibuze, uzakore ku buryo uzubaka urugo rwawe ruhagaze neza, rukumva ntuzajya gukina mu mujyi. Hano nta kintu mbuze, ntacyo ngusabye, weho ugende ukora akazi kose mu mujyi, aba ari ugufura aba ari byose nzi ko ubishoboye. Gusa njya numva ngo i Kigali ngo ntabwo byoroshye, ngo abantu babarazaga muri stade. Ujya wambara agapfukamunwa, ujya wibuka agapfukamunwa, uzatiranga-muntu ntutagapfukamunwa. Papa byose birakenewe. Ntago irangamuntu ari nk'agapfukamunwa. Byose biba bikenewe papa. Njya numva ngo n'icyorezo ngo niba bakita ngo iki? Coronavirus. Icyo cyorezo. Nanjye ntabwo muzi kubivuga neza, ni ugusaza gusa. Nase babyita ngo iki? Ngo coronavirus. Gitubwira nyine urajya kuduseka. Cyangwa amavide 19. Niba ari 19. Oya papa cyitwa 19 narenze ko ari covid 19. Covid 19 cyangwa coronavirus. Coronavirus. Coronary virus. No kuvuga ngo nukorora harya ubwo ibimenyetso harya bavuga ngo baravuga ngo kurwara ngo umutwe ngo cacaka nabyuze ngo n'ibicurane. Rati impamvu bahita coronavirus nuko ari birimo ibintu byo gukorora no gucira no kubira ibyuya ako kanya. No biri cyuyu uzahita wirukanka kwa muganga baguhe ya miti ya coronavirus. Kajya gushakira umuhungu wanjye itike zamugeza mu mujyi. Umva ngiye kukurebera itike, ubwo uzagenda ku cyumweru. Urakoze papa. Kuba umesheje umugisha wo kujya mu mujyi, umura nanjye nzakubera umwana mwiza. Yego. Bye. Zanaribwe kwitwararika ajya numva mu mujyi ngo barabiba bakabicira ku mihanda, ugende wo nk'icyasama cy'igihugu kigenda uzagenda ukandagiye amazi mbiswa nigendera. Paniye muhe rero. Kamana we nizabihe nkuko babivuze. Reka nigendere mu nge akagatunaro kahangaha yisiwe. Andi ibintu papa ariko mbwira ngo kujya mu mujyi ngo nujye. Nabyanga akareba niba naramutoroka. Naho mama we ni ibibazo. Ndajya gushaka Sandra mwisezerere. Akubundi korede kangubaza. Sende kubwira baza nyira siga ngufashe. Kino kirasuzugura koko. Bikangubaza. Wumvishe ngo gasore agiye mu mujyi wabyishimira cyangwa byakubabaza? Ajya he ari kuyagumye hano. Agiye. Siko yamushyigikiye rero ngo nagiye mu mujyi. Ariko narumiwe. Wabona nawe wabyemereye. None ndabikora iki? Naye kumubuza kugenda bamubwiye ngo genda. Ushatse kuvuga ko nzajya noza ibintu. Ntateka. Mama ntabwo byashoboka. Gasore agomba kuguma hano. Byashobotse rero mu gitondo aragenda. Abakobwa ngwiki. Siko yagiye no gushaka amafaranga ngo agiye kumukorera mitike ngo agende. Ariko ro papa nasiga ubusaba ari mu biki. Undi ngiye rwanandushaga. Rwara umutwaro kuri nje. Yakurusha gute? Nyine na uruhande rumwe yatugoraga. Urundi ruhande nyine binagahinda. No se tubigenze dute? Ninjye ugize agahinda no nta kibazo ufite. Ngo nyine ugiye kugira byuka mu gitondo cya kare ujye kwahira zirangurube uze woza ute kugira ute ujye guhinga mpamba abantu nabisubiremo. Yego byakire rero naradabagijwe ye mama usi ubyanga ku nene guhindura iki se yatunara ngashaka kujya mu muntu. Ese udi mwabivuze ndi ko ntari kubyemera nyine nuko utari kubyemera nyine nawe yabivuze udahari kwa kazi ko utari kubyemera nakundi twajyanga byanyurwamo. None tubyanze ute? Sinakora icyo aragenda mu gitondo nakora iki? Kandi aragenda mu gitondo. Rero nawe ukamubwire nawe mu gitondo agende ibintu byose amaze kubikora. Aragenda sangahe? Imbaza amaheri igihe aragendera. Ako si mama kubizi ko nge ntazi kubyuka kare no biragenda ute? Byutse ngasanga yagiye. Aryenki
ntari bagende nawe byose yabikoze cyane imbuga sarasigara iharuye yose yoza ibintu mana we akazi gasigaye rero nakawe mama nzabivamo nahaza nabivamo no tubigire dute ko we na se basheze ngo aragenda ahubwo bibaye byiza wowe ujya kumushaka ugatanyuka ngigira inshuti ukamubaza isaha arangiza ese kandi yatorongeye mbaze yagiye kugwa mbaze yagiye kureba yanshinze kazi we ngo ni Sandra kanigendera sigara uhangana niyo papa ko yatinze kubyuka ari kubona nje ntazindutse naho gushiramo ibyo kwakanga turebe yuko twabiri papa waramutse komerana na mungu wanjye rero ubu ngubu ngengeye kwikoza mu murima ndebe yuko nasozera amayugi utu dukweto naduhawe na Jean Pierre urajya mu mujyi twambaye papa naraye nankarabye uri kubona ntabwo ndongera gukaraba yiteguye mana we reka nucisheho amazi saba umugabo rero mu mujyi mana we akira n'amafaranga nangaya utakaburetse mana we narinzi ko ngiye kugenda nambaye ibi bodaboda zategesha ugiye mu mujyi wiyiteho mwana wanjye papa nzagukumbura nanjye nzagukumbura mungu wanjye rero wiyiteho wiyiteho urakoze mana we ngereka ngere mu murima ifaranga bingana gutya imana nibishaka uza kwibuka unyere kwa Jean Pierre ujyana nimero ye nabonye Jean Pierre afite telefone ubwo nawe tuzajya turavuganira dore ngo mu mujyi hari ahantu ushyiramo igiceri ngo ugahamagara papa nanjye wa mwana twiganye yarabimbwiye ngo mu mujyi hari ahantu ujya ushyiramo igiceri wakigwishamo ugahita uhamagara umuntu mukumvikana ndabindi tujya twumva ngo aro abantu bari kuvugana gutya rero nugera mu mujyi uzatema icyo giceri ariko wibuke unyere kwa Jean Pierre ujyane nimero za telefone yiwe ndahaca papa era niwo muzungu tugira mu cyaro ese Matiya kuzindutse papa bayi ndikugira njye gusoza maramba nguherekeje ariko ngiye kubanza papa nta kibazo n'ibyo umarira ariko n'utindo ndamuherekeza umurenze urugo ifaranga byose papa byose ni ibyanjye nta muntu ndayaherezaho kandi uzirinde bya bisuma byo mu mujyi numvaga ngo bijya bicapuza abantu ibintu uce n'ikirere wizirikeho igikapu papa byose ndabishyira mu gikapu n'indangiza c'ikirere mbyizirikeho byose ariko wibuka uza guca no kwa makaka mu musezere ntago bari abambereye ababyeyi ntago nabyibagirwa ndahaca papa nsigaye numva ngo superasiyo ngo sinzi ahantu yagiye muri iyi minsi ngo ntago ahari ariko ubwo nusezera amakaka azamubwira papa akazi keza bayi nzagukumbura umva uretse ibyo urimo ari amasahani genda umanze uzi kandi umanze unakubure nawe hariya genda se genda impuhwe zikise genda ugenda umaze kubikora byose ugenda basi reka ninjize inkweto zanjye bataziba genda nawe uraziba wabita mu maso kapfa kubikwinjiriza ko nari mbisoje koza amasahani ubwo mama w'inkweto zanjye azishize ariko nakeneye kugenda mama akundi umamagara nk'uwantaye fata n'ibyo ngibyo bimeze ukumva urava hano birangije kubimeze wari uzi n'ikindi sana hano y'amafaranga wamuhaye yawe si cyangwa n'ayanjye mpereza hano bashaka guhangana nanjye mpereza hano mpereza hano mpereza hano yo wigize unyeba meseshe iyo myenda uragira ikintu uvuga uragira ikigali uri umupfu n'impamba papa yarampaye nayo arayinyatse ndagusa nanjye ibi ntabwo ndabimeze ariko tuyabyanga yabyemera ndanagenda amwereke ubundi sinarangije kwitegura kandi ndakeka yagenda
nanjye mbisubize mu nzu nanjye ntabwo ndabimeze niyambarire n'inkweto ubwo si zo yasigiyeho inkweto zawe nanjye ntabwo ndabimesa ahubwo reka njye kwa Basandra njye kubasezera ndi kubona hanafunguye wasanga Sandra arimo mbere niba yanamerekeza mama nta munyeshuri twiganye yamaye igikapu cyiza re ndagenda niziritseho imishumi y'insina nako imigozi y'insina ntabwo ari imishumi batakinyiba n'akagofero kanjye cyari cyiza mu rugo bayi mama tuzabonana njya kureba Sandrine amerekeza we twari twabivuganyeho Sandra naje tugende mwiriwe mu ngo yego umeze ute iminsi myinshi ndi kubona wikozeho dore nagiye kwa mbone umunyeshuri twiganye amaye impano nate shaka kwaka kabisa papa ni umusirimu niyo watuguhaye se dukweto nina nagiye kora mu gitondo gikumubwira ninjoro narayimubwiye ko ngiye mu mujyi ugiye mu mujyi niyo mpamvu yetse n'ibikapu ariko urarara ugarutse ujya si wawe iki gikapu kingana gutyo ukarara ugarutse mu mujyi ahubwo se Sandra ari hehe ko nabije kubisezera Sandra iba yagiye he uvuye he uvuye guhaha ntumbwira rero mu ngo wanjye sana hano Sandra we nagura papa nagura ko muze rero naricaye dore nabiganiyeho n'umukobwa sinzi niba yigeze abikubwira ntabwo yigeze abimba uzi imibereho nari mbayemo hariya mu rugo hari umwana twiganye rero nagiye kwa mbona ejo bundi dore hariya hepfo ku Gasanire ngo baje gutembera nyine babana b'abakire bari mu bimodoka bya bindi binini arambwira rero mbega gasore mubwire mu mujyi hariyo akazi hariyo amafaranga ntumbwire ngo ugiye kudusiga ugiye kujya gushakayo akazi se cyangwa ufiteyo akazi hari umuntu uri ubwo wakaguhisha nta kazi ngiye kugashaka ngiye gushaka akazi mbere niba ubuzima ejo n'ejo bundi byibura bwakomeza nongera gusize ntabwo ari ukubasiga nyine se mbafite ku mutima icyo nakwisabira ku Mana ni uko Imana yazamenya inzira zawe murakoze Imana izamenya inzira zawe muhungu we dore ibi bihe turimo birakomeye ahubwo no kugira ubone n'umuntu uguha n'igiceri cy'ijana ikibazo muzane ikibazo ko nawe ni ukugira ukamenya ubwenge turi mu mujyi hajyayo abantu bacyaye mu mutwe utazabona abantu bose bari mu mujyi ukagira bariya bose baba bafite mu mutwe nawe ugomba kugira ukakariha ugacana ku mazi naho n'ibitabibye akajya agenda nitoroshi ku maso ujya gucana ku maso ntabwo ari ukugenda nitoroshi ku maso yaba ushobora kuzirika imishumi gutyo ugashyiraho itoroshi ukaba ucanye ku maso oya ntabwo ari gutyo nibyo ngibyo Sandra nawe usi washyira itoroshi ku maso bigashoboka wareba uteze izi ni imvugo z'abasaza twe twagize amahirwe tugira abasaza aribo batubyara baba bafite imigani myinshi niba akagutungira urutoki yara ngo wifuze kureba aho urutoki rugaruke ahubwo we uzifuze gutobora urebe urutoki nibyo mu ngo wanjye niyo kure kakugira kugira ngo ntukifuze kureba ibiri imbere yawe shaka n'ibiri inyuma byose bireba ni gutyo rero muzashaka ako muhungu ndikumva umaze ku niba ari akantu k'ubukuru dore gira ujye gushaka natwe tukiri abasore nanjye harya nigeze nkubwira ko nkiri umusore nanjye nagiye mu mujyi izina ry'Imana nagiye mu mujyi n'ubwo byarangiye byabize ujya numva ngo ni birebire byabi ngo bigerekeranya cyangwa ngo ni ama otage na ya mihanda y'imikara irimo ibintu by'umweru ibyo hariya hirya hari abaturanyi bavuye mu mujyi bazanye ikintu cy'iteleviziyo kingana gutya nagiyeyo ngiye kwamba n'ibindi by'umukara bigenda gutya ngo ni umuhandara
dore nibyo ngibyo nawe wageze mu mugi arahageze oya papa nuko byaje kurangira nyine nkagaruka ku mavuko ariko mu mugi aricaga nkakiza papa uzi kugenda uri kwireba no wajya bya bintu uzi ko urajya yireba akireba mu warangiza ukibona ukuntu ugahita wibona wese ariko bajya biba niko papa yambwiye ngo nshaka imigozi y'ibirere ngo nyikure inaha iwacu ibyo ugomba kubishyira mu mutwe bariba uzi nkigeraho bwa mbere hari kubura gatoya n'ipantaro nambaye nayo bayiba ukuri se wasanga ndetse kujya yaratowe usa nk'abo mu muki nta muntu wagukoraho ni ukuri pe bana yanjye ni ukuri uraberewe ni ukuri kw'Imana uraberewe ariko hakaye sipa ko kano gakwitsa gakuye hemu nagiye kubona mbone mu gitondo nagiye kubona agiye kujya mu murima baramamagaye ngo mbega sure mwana wanjye naraye nkarabye ndara nambaye n'iyi myenda byose n'inkweto n'igikapu k'ikubuse umujyi ufite umuntu uragera hagahita kwakira cyangwa burubwo mu mugiri ni kwakugerayo umuntu agashaka ubuzima wabona ko ubukarani ukagakora wabona ko oya abajya mu mujyi si uko bajyayo ngo bahite ujyayo ufite ahantu utayari urahita uturiza nugera ugahinduka twatega tukaza tukakureba uri kumva utabona runo ruhara rwaraje ukagira ngo rwaziye ubusa Kigali yose narayizengurutse ziko muzehe akaze Kigali yose urayizi yose ndayizi kuva hasi kugera hejuru ibyo byose ndabizi sawa ariko uzana ugiye buri Kigali hari ibishiko byinshi cyane tagira ngo nahangaho ugenda ukabona ugeze ahangaha amahoro uzi ko ushobora kuvamo ukagera hariya uzanye ibishundo nka bitanu nta n'icyo ukoze mu muhanda ukajya ubona umuntu aragukubise gusa ngo nuko wambaye ipantaro nziza uzitonde kuko Kigali ari mu mahanga wa mwana we rero ntuzagera i Kigali ngo ubone iriya mihanda ibiri hari imihanda ibiri iri umwe uca hejuru n'undi uca hasi uri kumva none se bijya bishoboka bijya bishoboka ntuzabona imodoka ziri kugenda bugire zirakunyura hejuru ku mutwe imihanda ibikomeye agiye yicira mu kanivu ugiye wicira mu kanivu usubije oya imihanda ibikomeye ujya ubona imodoka ziri guca hejuru ntuzagera murakoze dore mukobwa wanjye naguherekeze wa muhungu we mu nsengere umufuka nari mfite dukeya nubwo atari menshi cyane dore wasanga undamiye dore papa ayo yari yansigiye mama ni umugome yayanyatse yose yari yansigiye ibinoti byinshi kuva nangana gutya nibwo nari mbikozeho none yayanyatse ngo nyamuhereze ngo nayo umugabo fata muhungu wanjye ni ukuri kw'Imana urakoze uzagereho amahoro Imana iguha umugisha ariko ujye wibuka kuduhamagara uyu mukobwa wanjye naguherekeza kugeze mu isantere mugeze mu isantere cyangwa twijyanire ngaho muhungu wanjye ngaho nzabakumbura nta muntu ntinya habe no kwijena ngo baragira ngo iki rubanda rukambwira ngo ntacyo mvuze nk'abasigaye nisekera ngo ntacyo bakoze naho ubundi irya mukuru riratinda nirihera naho ubundi irya mukuru riratinda ntirihera ubu nibwo mbyumva kuko niyo ndebye birangora guhuza nawe amaso uru rukundo ni iki uru rukundo ni iki uru rukundo ni iki uru rukundo ni iki urukundo ni iki wankunda ninde wampinduye ambwira undi
sinabona uko mbivuga yarampinduye ubu ndi mushya ujya kuva mu byaha niko kujijuka ibyo nigira ku budose byarashize ndi mu rukundo gusa uru rukundo ruracanga rucisha bugufi abishira hejuru uru rukundo ruracanga rucisha bugufi abishira hejuru urukundo niki wunda ninde wampinduye angira undi muntu urukundo niki wunda niki wampinduye undi muntu uru rukundo ni abafite izuba unsengere nyine nanjye nzagusoma bizacebwa kubera imana gusa ntibizibuke ko hari umuntu washyize mu cyaro nzabyuka nugira ikibazo nta kibazo kirimo rwose byewe ndahari ndi uwawe nta kibazo kirimo sawa se urugendo rwiza urukundo niki wunda ninde wampinduye angira undi muntu urukundo niki wunda niki wampinduye undi muntu uru rukundo ni abafite izuba ryo bakabigabanya ahantu hari sima y'umukara reka nkoremo inkweto hanze usa sima y'abandi ni ukuri mani no si vipi mwako ndi kubona uri kuvanamo inkweto zashyushye dore ahangaha aho si wowe uri kugendana inkweto ahubwo ntabwo baraguhana hoya nyine ni uburambe kwambara inkweto ni uburambe none se aribwo bwa mbere wahagera wowe kandagizaho n'ibirenge wumva uburyohe bw'umugi nari nanze kwandura kandagizaho tumeze nk'utubuye turi no guhanda ubwo nibwo buryohe ibyo iwanyu wari wabibonaho turi no guhanda ni ukuri kw'Imana ubwo ni uburyohe bw'umugi ko naje gushaka akazi uri kunjyana hene umva ahubwo njyewe nari mfite ahantu nari ndi gukora mu ngagari mu biryo ni mu makaro rwamanza ibyo utabizi mu makaro ariko nyine bari bakeneye uwundi mukozi ahubwo njyewe nahakugeza tukahagerana nkakwereka bosi ukaza ugakora nk'abandi bose nta kibazo nk'umuvandimwe bimfashemo n'ukuntu bizagenda bimfashemo nta kibazo ikimbere tudomoke tunari bijye kuhakwereka izo mvugo kudomoka siniri umva cyane ko kwakwibeta none se ubundi ntabwo ubona ko tugenda aha uraho byose none se kari mu mugi nta migani igihe haba ibyo nibyo by'abakire kwinjira no gukanda ni kare ikare urayizi bimeze nka vura y'imodokari ese muvandi njyewe nari ndi kumva naniwe ingofero iri kunjena kanjye njye kuvuganira imbere ya boss ubwira ko nari mubona undi mukozi njye nari ngiye kugenda nese kuri ko muramikika oya ndaba ngigufashije none si swambwe ngiye kubikira ibintu reka njye kubikira ndi kuvuganira nzi ndi kuguhamagara twari nese boss yabatuye he kandi ari ngaho nta gipangu uri kureba imbere yawe ntabwo byabisirimo urabyibagiwera ariko harangiye mbonye n'ibintu bisa n'ibintu biteye ku gikuta bimeze nk'amabuye ari kwaka aho niho ugiye kuzaza uraba
nanjye nkaba hariya hariya uzaza urarara no kuri bya bitanda byo hejuru. izina ry'Imana mana we nyine uri kumva naniwe mfashe kuri icyo gikapu none si turongera kubona miti ngiye kujya kumubwira boss nze mukuzaniye muvugane mwereke uwo mukozi urabusigaye hano ntabwo ndarenza iminota 2. Nese ntabwo uri igisambo baza abaturage batuye hano barakubwira nta kibazo icyo gikapu niyo wagitwara ngiye bambwiye ngo niziri ku mugozi ngo nzirikeho umugozi ngo nta muntu wagitwara kuva byanye igikapu rero nkasigarana umugozi nta kibazo kuba mu mugi n'ubwenge ariko nyine butegereje ndaje kajye kubwirira boss ko noba ninjije boss azakwirukana wihute boss ayana umubwire neza ashaka ukuntu abigenza azamugaruye icyo gikapu kibika neza urasanga nkiri hano amasaha 5 yose ashize uriya muhungu we yangiye ngo bakagiye kunshakira akazi neza neka atari kugaruka amara asanga ibintu bambiye mu rugari mfite ikibazo kimeze gute hari umuntu duhuriye hariya ku muhanda anzana gutya arambwira ngo agiye kundangira akazi umuntu antwara igikapu angize hano ntabwo mwaba muhuye igikapu ni umugabo ni umugore ni umwana w'umuhungu nyine arakambutse hano muhereza igikapu ngagiye kunshakira akazi mbese kaburetse gato ahantu uje wari uhazi nyine ngiye mfashe ni igikapu muhaye ese uturutse mu rugo niyo hirya nyine ngo naje gushaka ngo akazi mu mugi none se uwo muntu mwari muziranye duhuriye hariya ku muhanda duhuriye ku muhanda arambwira ngo hari umukire ngo uri gushaka umukozi ngo niyo mpamvu nyine ngo agiye kundangira akazi witwa nde cyakoze imana irebere mbwa n'ibihumbi ngegera ubona amadamu meza cyane atari yakambara ngo ndi kurangira akazi ngenda gapfa Nisiwenda byose ni ngombwa none oya ndi kugira numve nibwo umuntu muzi byiburangira icyo ngufasha ntago muzi ntago muzi duhuye mu nzira icyo rero bakijyanye umuntu ntago muzi ngo bakoze iki nibwo bwa mbere muhuye gamana we musanzwe muziranye igikapu gusa ukumva batakijyanye ngo iki urinjije hano ni mu mugi ntabwo wari uhazi mbese wari uturutse mu gace kitwa gute injiji nkamwe nanjye yaza kuba ari njye mba nkijyanye ubwo si injiji nkawe wabona injiji nkawe yabura ute kutayirya boro hano ni mu mugi none wacumbikira ucumbikire ubwo si njye nacumbikira injiji nkawe ntabwo nagucumbikira hano ni mu mugi ariko icyo nzi cyo barakwemeje cyakoze zino miliyoni z'abanyacyaro sizo ziri nubundi mama ni umutera mwaka nubundi yavuga ikintu kikabura kuba ariko namuze yarabimbwiye amukurira ati ndariko nibihera reka ndebe niba nabona ahantu hari agasantere hano byibuze nabona akazi cyangwa se nka cano nabonye kiriya gisambo kiri guca ngo hatuye abakire nkareba niba ngabona akazi